Hello bakunzi ba T-Love and Jane, twongeye kubasuhuza. How are you? Good. You are good. You are so beautiful. Thank you. Mwiza. Gakana kuri burakaresi. Ize kumva umuntu avuga ngo usanga n'abahinde. Uracyabyuka? Umuntu warebye ubwo bwiza bwawe atakuzi, uracyabyuka? Karinge ugomba kudekara kuri mwiza. Ibintu ahano ibintu bimaze igihe kinini. Ni ugomba kuvuga kuri mwiza. Ni ugomba kuvuga ABCD kuri wowe. Hari ufite uburenganzira. Ntiyagira ubibona se. Ntiyagira ubibona. Ntabwo yemerewe kubivuga. Ajya bivugira mu mutima. Yes. Muri comment koko T-Love afite umugore mwiza, ariko namwe no witeka karagaciyeho. Karakubabaje se? Oya? Cyangwa nawe se wirya ngundi mise niyemera. Se wiyemera. Yesu nagakunda ubwibone urabizi. Ngomba guca bugufi. Bakunzi ba T-Love and Jane, murabizi turabakunda. Dora tubifuriza ibyiza. Mu by'ukuri namwe mudukunda turabashimiye. Turano kubwanyu. Icyo twifuza no kubasangiza iby'ingenzi. Abadukunda natwe turabakunda. Abatwanga twe ntago tubanga, ahubwo bakomerezaho. Urwango rwabo rukure n'akazi kabo. Twebwe bazatwanga turushaho kubakunda. Ko icyo bifurije ku rwango rwatwanga batarureka se. Burya umuntu nubwo ajya avuga ngo icyo umwana aririye ngo ujye ukimuha. Ariko mu gihe ubona ko umuntu nyine hagiye agakwizirika ku nshuti cyane ntago ari byiza. Kumenya ko umuntu akwanguka ukamuka mwizirikaho ntago ari byiza. Niyo mpamvu ngiye mvuze ngo abanyanga bakomerezaho. Ibihembo byabo birahari. None se reka nundi ntabwo nabwiye topic tujye kuganiraho. Tuyoganira kuri topic yitwa kunesha. Sibyo? Kunesha. Mu by'ukuri abakristo benshi, abarokore benshi sinzi ari bizerira ijambo cyase baryumva neza kunesha. Kuko ndabizi nge natwe icanga ibyo twanesheje. Kuko ndabizi nashidikanya kuba nge naye turi kumwe cyane nk'umugabo n'umugore. Ntabwo Satani yabyifuzaga. Hari ibyo twanesheje, hari nabo twanesheje cyane. Ibyo bintu bibi hari ibyo twanesheje, hari nabo twanesheje. Hari twanesheje. Yes. Rero uyu munsi ndayago tubwire abakunzi ba T-Love and Jane. Kunesha ni iki? Ni iki cyadufasha kugira ute kunesha? Kuko nge nsigaye ntangazwa n'abantu bahura n'ibibazo bakatajya gupostinga kuri WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, urumva n'ibindi. Buriya rero ntabwo bizi. Buriya abakunzi bacu ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Uzi ko hari igihe unesha umuntu utanavuze. Nunde barabanga intoro ya mbere buriya yafashe umuntu kunesha no. Buriya umuntu acecetse. Ucecetse ntago najye kukubeshyira ngo wavuze iki. Ukitoreza. Ariko burya iyo uvuze mu kigeragezo. Satani abona aho yururira. Buriya ntago umuntu yajya kukubeshyira ngo wavuze iki ngiki kandi utakivuze. Wacecetse. Burya ngo hisha munda ngo ntambwe izakwiba. Wacecetse ntago umuntu yajya kukubeshyira ngo wavuze. Ariko iyo uvuze uvuga ijambo rimwe agahimba amagambo atatu yose, kandi akayahimba akagenda akavuga amagambo ane kandi wavuze ijambo rimwe. Niyo mpamvu intwaro ya mbere no guceceka. No guceceka. Satani ukamuhimisha guceceka. Bivuze ko intwaro ya mbere yadufasha kunesha no guceceka. Cyane cyane iyo urimo kurwana intambara iturutse mu nshuti. Intambara Satani urabizi ko ari ugusenga. Gusenga
buranga ushaka kwirukana umudayimoni ni ugusengukiriza n'ubusa. Yes. Nubwo hari abantu benshi nyine batabyumva, ariko wowe wabyumvishe gerageza ubikore. Ariko intambara iturutse ku muntu mugenzi wawe, ku nshuti yawe noneho y'imbere, ku nshuti yawe y'imbere, aba ari ya nshuti ikuzi neza, ikuzi, izi ukuntu uteka, uzi ukuntu umva, ikuzi neza. Ikintu ukora cyonyine kimwe ni uguceceka, kuko hari n'igerega bavuga ibyazo. Hari igihe bavuga ibyazo, ariko buriya ngiye nkunda kwibwira abakristo bagenzi banjye, hari abakristo bacika intege vuba bitewe no kubavuga, bakarakara, bakabyimba imitwe, bakabyimba imitima, bakabyimba, bakumva barababaye. hari indirimbo ivuga ngo bayudaturika nabo urumva ikiganiro turi kuvuga cyari turi gukora, akenshi turabwira abakristo badafite cyase n'abakunzi bacu bagire icyo bita kwizera no kwihangana, baneshe. kuko kirazira wowe mu Kristo neza amatwi kuba uri kurwana intambara y'amagambo, bakuvuga, bakunegura, nawe ukavuga. Wacece turi mu biki? None intambara zihari ni iz'abakristo gusa, ni iz'abarokore gusa, cyangwa se ugasanga nituvuga abarokore ntago ndi umva mu barokore, waba uri pastor, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi, waba uri impano saba ufite mu buryo bwo mu mwuka, ndabizi hari abukuri pe, hari afite impano y'ubwenge, hari afite umwuka w'Imana ubariho bayikorera mu kuri no mu mwuka, ariko hari abandi bahawe impano batazifite, dafite n'iki mazeho n'iki umva sinzi kunabivuga. itana uzi ko ari umuntu uvuga kandi abatari bunabihemberwa, ariko uzi kuba nge uri umukozi w'Imana n'urugero, ukawicara mu nteko y'abaneguranye, nicyo kintu kibabaje. Ugaterana n'abantu, ejo ukajya ku musozi ugasenga ngo mana, ugahamagara Yesu ukavuga ati abazimu bashye iki n'ibiki, ejo ukicara unegura mugenzi wawe umwifuriza ibibi. Hari n'abandi bafite amacano ngenda basi, akapostinga kuri chano ye, agapostinga he ngo Yesu n'umwami, ngo Imana inyicira abanzi, nkabase ati ngo bariya ngo naho bazancikira, ugatuka abantu ngo ni ibisambo, ufite ibihamya kari ibisambo. Ariko umuntu akwita igisambo gute? Uba wagiye kumukora mufuka cyangwa hari icyo umuhana wakakiguha? Suti ati ngenda shaka kumenya, wagiye mufuka we ukamwiba? Ariko igisambo arabizi. Igisambo ni iki? Igisambo meaning igisambo barayizi. Wowe ihangane, nuwo turi kubwira shikama onesha. Uratinya umwana w'umuntu uva amaraso, wambaye umubiri uzapfa ukabora. Ngiye rwose kambwiza ukuri, ntago nakangwa n'umuntu. Umuntu aricara akitera ngo runaka nazambana. Wowe uri Imana yamuremye? Uri Imana koko? Uri Imana yaremye umuntu ku buryo uvuga ngo umuntu azakubanaho? Akose ubwo se upfuye mbereye? Egora upfuye mbereye. Umuntu araroga bikanga bigafata ubusa, akohereza amahembe bikanga bigafata ubusa, ariko abarozi nibanarambirwa. Njyewe nkubwije ukuri ndi umurozi darahonda. Watanze 300 500 ngo natanga amafaranga yanjye ngo bakwice nkabona uriho. Mwatanga 300 100 mu gitondo tugahura urimo kugenda nta kibazo ufite, nabujugunye. Umva mwishe nupfe, nabujugunye. Nakoherereza ihembe ntiri gufata. Umva ikindi kimbabaza, nabujugunye. Sibyo? Wisumuna igisambo n'urugero. Akwibye 30,000, ugiye gutaya 300 byo kumwica. Ni bwa bwenge bucuramye. Ngufite ubwenge
uruvuga bwenge abize nyine benshi ni bonjije umuntu umufitiye ishyari ntarya iwawe nimunasangira nimwambarana nimurarana ariko utanze 500 ati uyu muntu mumunyicire ese urica uwo muntu waramuremye hari umwuka muhaye wowe ako nk'ubwo yishe umuntu urahumeka surishima inyungu zawe zo kuba wakwishimira ko ntariho cyangwa se ko ntari kumwe na shiri wanjye hani nk'umuntu wakwifuza kudusenyera inyungu ufite ni iyi mbwiza ukuri ati inyungu ufite ni iyi ngewe waje akambwira ati mfite inyungu kuba mwaba mutari kumwe nge bimfitiye inyungu ndashaka gukuramo ibi n'ibi wenda wambwira kandi sinzi niba byakunda none hari ikindi kimbabaza urumva hari ikintu kimbabaza ku barakoresha bakicara bagakora akanama usanga barahuye babonye guhura bagakora kuri telefone telefone bunizo dore ko telefone z'iki gihe zidafite umumaro ufite touch ibaze umuntu agamagara umuntu wenda uri nk'irubavu agamagara nk'uri Rubavu Ikayonza reka mvuga kakana Rwamagana he akabahuza n'abari muri Kigali bagaterana bavuga umuntu kandi baravuga mwene se reka mvuga kakana twebwe dusengera aha handi tuziranye durano dusengera umuntu akavuga ati ngo mfite icyifuzo ngo ndashaka telefone ya touch Yesu yaguye touch ukayikoresha unegura mugenzi wawe sibyo reka mbabwira abantu biyitira ngo murasenga mudasenga mushikame mwicare ishyari mu magambo mugira ishyari murabeshya Imana yo mujira irahari igiye kumanuka ibahembe wewe wiyita umuhanuzi ngurahanura kandi warangiza ukajya kwicarana n'abaneguranyi ufite ishyari ufite ubugome bwo mu mutima utishimira ko wenda urugero nge na she twaba tutari kumwe ari cyo kintu cyagushimisha ibihembo byawe birahari ukorera uwo ari we wese cyo ko hari igihe n'Imana igushyiraho kugira ngo ubere ikiraro abandi ikakwihorera pe ikakwihorera none hari ikintu cyateye mu barokore man bajya mu ngo zande bakanegura mu ngo z'abandi ukabyukira bakaba umva kwa runaka urabizi baryibi ngo nagiye kwa runaka ishuka bararamo yini gutya ngo nagezeyo ngo matera yabisa gutya uzi ko umuntu akuzindukira mu gitondo cya kare aje kureba uko iwe mu gitondo haba hameze akagenda ashaka kumenya n'uburiri uryamo ko busa wa muntu uza yihura mu buriri bwawe cyo ko nanjye nawe uza yihura iwanjye abakristo bakunze ba television ibintu turi kuvuga birakomeye cyane niba uri umurokore ukaba udukunda uhinduke binatubabaza uko ibintu turimo kuvuga bifite ubuhamya gutya naguhereza bw'abantu bicara bakumva ko njyewe ntaba afite inshuti yanjye ese urankuraho inshuti ngo bigende bite reka ngaruke kuri kakana ngo wowe ngo ndaje nkuzimye umuzimye suri Imana ngo umwuka ufite ngo ntazambanaho warawuguze se ngo ntazambanaho ngewe ubutaha ninkomeza kumva no magambo yanyu ubutanzaza buretse nuno hari umuntu nzi hari umuntu njya numva avuga cyane Yesu amuvuga ngaramukunda yamukoreye ibi agafite ishyari koko ni uri umukristo muzima uri umukristo utukana tutsinyandagaze uwo Yesu urera utyo uwo Yesu toza utyo nuwa hehe ko Yesu yatwishe gukunda abanzi bacu number 1 kandi tukanabasengera ngereka nkubwiye Yesu yishe ibitutsi by'abashumba ni Yesu uwo Yesu nuwaye nubwo bavuga ngo inshuti zawe ngo familie sharika mbabwire inshuti ni Yesu kuko ahari n'uwo muvukana yakwihakana cyane n'uwo mwose ibere rimwe yakwihakana ariko reka nkubwize ukuri ibihembo byanyu birahari nimutihana sha wowe nutihana wowe utifuza ko abantu baba bari kumwe uzi ko ari igihe njya nk'ahantu wanumiye nk'urugero nagera ntasanga wenda nka runaka adahari nkababara kuko utatumiye runaka atazi ubushuti bwanjye na runaka uko buhagaze
we akumva bitewe n'amarangamutima ye akumva ko yakabaye hari na runaka hari ngaho nyumve ugasanga arababaye kandi ngo ni umukristo okay ni umurokore sha reka nkubwire ubwo burokore bwanyu nimushaka mushyire hasi mushyire ku karubanda niba muri abaroga muroge niba muri abanyeshyari dore ko n'ishyari n'ubundi ari ryo somo rya nyuma ngo wiga abantu ugahabwa diplome yo kuroga niba ari n'amagambo muvuge ariko biba bibabaza nk'umuntu w'umugabo wajya mu magambo wenda cyo kana n'abahari wenda nta n'abahari ariko baranahari kuko ibyo mvuga mbifitiye ubuhamya ugasanga abagore ni nk'icumi cyangwa nka batanu harimo umugabo umwe cyangwa harimo abagabo babiri ese namwe muri abagore haba habura kwambara ibitenge umva mufasha hasi abantu mureke umuntu aharanira icyo akorera niba ukora satana guhembe niba ukorera imana iguhembe ahasigaye nimuhura mu muriro muzahure mu muriro nimuhura mu ijuru muzashima imana mutaha yamaze meza imana twubakiye sibyo hari ikintu nkunda kubwira bagenzi banjye b'abakristo b'abarokore ntabwo ati nimuzatinye umuntu ufite impano runaka umutinye abakange kuko ikintu cya mbere ngewe nubaha ni agakiza umuntu yakiriye ushaka kugira iyo mpano yaba impano yo guhanura yaba impano yo kubwiriza ijambo yaba impano yo kuvuga mu ndimi nyinshi ariko ibyo uvuga ariko umunwa nta rukundo ufite Pawulo ibyo yavuze ko ntacyo byaba bimaze nzabibasomere se ko urukundo rwo rwa mbere mu bana b'Imana ariko Imana yagiye mu bantu koko uraza uvuge Yesu Imana ikuye nibi iyo mana uzayikoresha ntabwo izazima pe ariko iyo mana izabira abandi icyapa kibajyana hehe mu ijuru uzi kwizera umuntu ukavuga wenda nk'urugero wenda ni nk'umuntu wo mu muryango wenda muhuye cyangwa se muhuye wenda mutari muzanye cyangwa se akaba niwo mwari musanganywe cyangwa akaba ari n'inshuti yawe ukumva nyine hari ukuntu umuntu ahura n'undi amaraso agahura pe birahari cyane ajya abantu bakonectana muhura bikanga bikanga birahari noneho ugahura n'umuntu ukavuga ati ewana ugasanga wenda nko mu bavandimwe bawe wenda umwe mwiyumvishemo cyane cyangwa se mu bavandimwe banjye umwe mwiyumvishemo cyane aho uyu muntu ukamubitsa amabanga yanjye yose wayamubitsa nshuti yanjye niyo mpamvu mvuga ngo wizere Imana yonyine ni wizera umwana w'umuntu ahinduka vuba wamwizera ukamubitsa amabanga yawe yose igihe cyagera akantu gato byose hanze akibagirwa bya bindi byiza mwacanyemo ibibi mwihanganiyemo yamarira mwariranye mwese mupfuna ka gatambaro wamuhe ngo yihanagure nawe agatambaro aguhe ngo wihanagure byose bigahita birangira akagushyira ku karubanda noneho inshuti yawe rero magara ngo mukundana hahandi wambaraga n'umwenda ariko wawumweretse iyo mushwanyeho akantu gato biba birangiye gato niyo mpamvu mbwira abakunzi ba Love and Jane ibanga wowe ubwawe utazabasha kwibikira uzamenye ko ibyo atari ibanga reka turi kugana ku ijambo ryitwa kunesha ibi byose tuvuze wowe ufite ibigeragezo wowe uri guca muri ibi bintu tuvuze bari kuvuga bari kugambanira bashaka kunegura bashaka kwicira business bashaka kwicira izina n'ibiki humura komera hakoze ko nambura idahita biraza bigahita umuntu aregura akavuga ngo ngiye ngo runaka ndamwanga ngo bizarangira ngo musize hasi numushyira hasi se ujya hejuru ushaka kujya hejuru ye numujya hejuru se amafaranga abona guzayabona numwirukana ku kazi se bazakaguha ndabyibuka rimwe hari umuntu washatse ko tujyana beef reka mbyite gutyo beef cyangwa se tujyana ibibazo tu ewana arahanuka sindi butinye kwivuga yanutse ko ndimbwa ko n'umugabo mugenzi wawe utakugaburira utaguha akazi ahubwo ari wowe uha akazi kakwita imbwa kakwita igicucu kagutukira umugore bareke noneho hari ijambo rimwe navuze nati rero ugabanya kunsebya kuko njye mfite imana inkundi mfuhira nukomeze ibintu uzahura n'ibibazo
ibibazo we nabyo nzabivuga ubutanza bababwira. Rero namwe bantu turi kubwira ibi bintu, ibi twavuze haruguru, mubyirinde, muhinduke, mugabanye umunwa, muba abakristo beza bashimwe n'Uwiteka, mugabanye umunwa, mwihangane, mufunge umunwa, nukunanira mwihane, babwire ngo bihane, nibihane. Wowe ufite ubugambanyi, ihane, ureke kugambana na Satani ngo uyu muntu tumuzimye. Uramuzimye se wowe urinde wose ngo ni igisambo, ngo yarapfitse batumye bakwiba, umva nkubwira akakantu. Uzi ko umuntu ashobora ngo buriya ntabwo tuzi ahazaza hacu ko hameze, sibyo? Buriya umuntu ashaka kurwara indwara runaka, ushaka kurwara n'agace cyangwa se n'umutwe gatukwica. Ibazo upfanye icyo kintu, upfanye iyo nziko, upfanye ubwo bugome. Waravuze Yesu ndabizi, kandi yitwa ngo umukristo, ngo umukristo, nabonye ujya no mu myobo, shaho mu myobo ngo waseseye. Urumva? Yinjira mu myobo. Abantu benshi bazi ko gusenga, bazi ko kujya imbazi, kujya kanyarira, no kujya he, ngo mu myobo, ngo nukujya ngo mu misozi. Uwo musozi mujyamo mwarangiza mwagaruka mugakora amabara, ubutamuzajyayo muhereye. Reka mbabwire ijambo rimwe, nge sinajya kuri iyo misozi ngo nsesere muri iyo myobo. Akenshi nsengera iwanjye, singiye kwiyemera, niniyemera ndiyemera na Kristo wamaye iyo mpano gusengera abarwayi bagakira. Nose nagiye mu misozi njya kanyarira, nze ntikurana nkamwe. Akuze umuntu kujya kanyarira akamarayo iminsi 3, yagaruka akaza atarya atanywa, ayigusha akananuka. Mbasomere Bibiliya kwibabwira mwebwe muvuga, nzaza mbabwire ibyaha 6 Imana yanga. Salomo buri yabivuzemo. Noneho abarokore bo muri iyi minsi uzi kaza yasanga wahinduye nk'aka kameza cyangwa se mashini wahinduye indi ufite y'umweru, uzi akiri aho ngaho kuri telefone wajyanga abapostinze abibwira nk'abantu 10, ajya guhaguruka yibwira abantu 10 ko wahinduye mashini, ko wahinduye amarido. Burya foto yari muri salo bazanye 5, kandi ngo umuntu umukristo aje kugusengera, ngo kakarido kabi ngo bagahinduye bazana indi rido, baduteye baduhinduye bazana izindi ntebe. Ibyo se birakureba koko? Abaraha imbere yawe arimo kugusengera ngo Imana iguhenga inshuti z'umumaro, nk'inshuti. Umva, ntuzongere no gusengera abantu uvuga ngo Imana ngibahe inshuti z'umumaro, ngibakureho indyarya, kuko ni wowe ndyarya ya mbere, ni wowe ndyarya ya mbere. Gusa Imana izagushyira hanze nutihana. Ushatse wakwihana, abo wavuze ukarekera aho ngaho, abo wagiriye ishyari ukarekera aho ngaho, nutarekera kakubayeho. Gusa umenye ko abuvuga kubera iki abantu bafite inkota yo kwihangana. Abantu bikiye ngo ni abarokore, abapagani ndabareka ko abapagani naho duhuriye. Ndavuga abandi dusangiye Kristo. Kubera iki mukunda abantu bafite amafaranga, mwasaba batafite mukabahunga? Yegora ukiruka mu ruhande rw'abantu ngo nuko bafite agafaranga, bajyaga Kristo gatugahunguka bavuga nabi, abo bana bakakwima ukabavuga. Umuntu akazi wawe azikaje kunywa no kurya, wamwihorera agatangira agenda kuvuga. Sharika mbabwire, akazi wagatangira gusengera. Mwirinde n'abantu baza mu ngo zanyu babasengera, ntaguma muzi Imana bavuga iyari, kuko Imana ni nyinshi. Reka wamenye Imana ahamagaye iwawe mu rugo iyari. Reka mbabwire ijambo rimwe bakunze batera Benjeni, mwebwe mufite ibibazo, muneshereze hehe mu gusenga no kwituriza, kubera ko guceceka twebwe turangaha. Natwe dufite intambara turwana nazo, kandi turacyazirwana. Ariko ndagira ngo njye mbabwize ukuri, mbaye amahirwe ya kabiri, wowe nibwa turi ikintu kibi, kazi kawe. Njyewe rwose saba imbabazi pe, saba imbabazi umuntu ufata telefone agahuza nk'abantu 10 kuri telefone, abahururiza umuntu umwe. Ako se ko muri 10 wakaba ari umwe koko, basi se wagiye ushakira n'undi ukamumuhurizaho, kandi ngo muri abanyamwuka kumurusha, kandi mwese muri abanyamwuka. Ese mamuzi ko uwo muntu akomeye ate? Basi ntimubanza mukibaza ati se umuntu tugiye twese kujomba iminwa akomeye ate?
ese ubwo nk'ayo mayinite uhuye n'ikibazo telefone yawe igashya cyangwa se amayinite ukayabura burundu ubwo wabuze iki? Niyo mpamvu njya mbwira abantu impamvu amasezerano yacu adasohora, impamvu adasohora ni bene data turi nabo turi kumwe, abo tugendana, cyangwa se impamvu nayo adasohora ni uko hari ibyo ari kamere mwanze kwica. uziko bagusenya ngo Mana ngo yaguseje amafaranga. Umva, hari abantu bapfa n'amasezerano nimudahinduka, nanjye ndimo nitudahinduka aya masezerano dufite tuzayapfana. Hakishyari ko umuntu agira ishyari kuko ikindi kibabaje mfite amakuru sinjye kuvuga nago ngiye ibinshi binsanga nicariye. Uragambana mugenzi wawe utangiye kwemera ngo warakize kuko warakize. Yewe nituzi uburyo wabonye ubwo bukire, nituzi uburyo wabubonyemo, ariko ndaye mubwire ubwo bukire kwiratana. Jewe rwose nta kindi ngewe nsabye amahoro abantu bavuga mama Joshua, papa Joshua, muturekere urugo. Urumva? Mutureke niba kudukunda bibananiye basi niba kudukunda bibananiye ntabwo tubahatira kudukunda kuko ntabwo muri Imana yaturemye, nta nubwo mutugabura nitwe twigaburira, sibyo sheri? Dufite Imana idutunze. Nje na hani wanje dufite Imana idutunze dutakira, rero muduha amahoro. Sinzongeye kuvuga ngo mama Joshua nje turararana. Turararana ukitero ukavuga ngo nk'urugero ngo nge ngo sindi umukristo, none suri Imana wo mwijuru yandemye ngo ntagakiza wowe uri Imana nagukijijwe kandi wowe ni we mupagani wuzuye ubugome n'ubutindi n'ubutiriganya no gushyanuka kwinshi no kumva ko ahantu hose ari wajya imbere warangiza ukayahunga umuntu ngo ntakijijwe. Ese warebye mu mutima we? Ese wowe urinde ukijijwe? wowe hano yasa arahaze. Aho umva ushobora kumenya aho nacumuriye ariko aho nihaniye ntabwo ushobora kuhamenya. Kandi reka nkubwire buri muntu wese afite ahahise he. Hari igihe haba hamanuka, hari igihe haba hazamuka, hari igihe rero genda gake amaferi make, orohamo kuko n'indege zirashya. Ushaka kwiratana ikintu ejo ukakibura cyangwa se tugahura mu muhanda warabaye umusazi kubera amagambo wirirwa uvuga. Se wowe urinde ngo umuntu ngo akina amafilime menshi ibyo bikagutera ishyari. Uzi ko hari ahantu twigeze kandi umuntu ngiye kuvuga ibintu yakoze sindi bumuvuge ariko arahita yiyumva. Umuntu duhuriye kuri shuti ngo bamaye sene nyinshi ngo bamuhaye ubusa kandi bari bumwishyure n'amafaranga atari nk'ayanjye, bari bumuhembe menshi. We ari menshi, ndabizi ko wowe ari menshi baguha nge ni make, ariko babazwa na sene nakinnye. Ese baguhaye izanjye n'izawe ukazikina nibyo byagushimisha? Mwaretse amashyari kandi ngo ni abakristo. Mwaretse amashyari koko. Ngo dore noneho ngo bafunguye cano itaranaduhemba. Ubu se noneho ko mutangiye kuyivugiraho ubwo ifite abasabu bangahe? Ifite abasabu bangahe? ngo bagiye kuzanshyira kuri cano yabo ngo mbazane views ngo ninjye bashaka. Wowe urinde urazwi ku buryo ariho twakwifuza hano. Ngo niyo mpamvu ngo tukugenda. Wowe urinde kandi wiyita umukristo. Urinde gusa Imana wo mwijuru tubabarire. Ariko ibintu mbivuze mbabaye kandi ubutaha ikindi nzongera kumva noneho n'amajwi yanyu nzayazana kuko harahari nzayazana maraso ya Yesu ateza dutunganye. Umuntu aregura akakugira ishyari nta n'ikintu urageraho. Ese ntukigeraho? Njyewe buriya uguze imodoka nabyishimira kuko wenda ejo nazacongeye mu kazi. Ni byiza kwishimira iterambere rya mugenzi wawe. Sinirushe ngene n'amaguru ngo mfatire moto cyangwa se imodoka ku muhanda umukungu gwanyusuyeho kuko hari abantu benshi pe. Ufite inshuti ifite iyo modoka? Yego, hari abantu benshi byo kukumva turi hehe tise watashye toya ati se nguco ngutware. Ubwo ko abagize nabi yagutwarwa atangira urugendo shaka koko nanjye ufite imodoka nziza kumbe mu mutima harimo hashira.
ibihembo byanyu birahari kandi muri abantu bakijijwe, duhinduke ukagendana n'abantu ari uko bafite amafaranga bamara kuyabura ukabacikaho, nawe wamara kuyabona warabirukaga inyuma ubaguza 5, 2, 4, 3 bingahe, wamara kubona udufaranga ukabacikaho. Ese n'indege irashya, mugende gake rero. Bakunzi ba T11 Gen, mwibuke ko kuri iyi si turi abagenzi kandi k'ibihembo by'ibyaha, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ni urupfu. Ariko ndatuye mu izina rya Yesu, umuntu ushaka kugambanira, umuntu ushaka kuguhemukira, iringire Kristo, neshereza mu gusenga no kwizera, bizagenda neza. Turimo turagana ku musozo. Bagire inama umunota umwe. Njyewe inama nabagira ni inama yo guhinduka, kuko buriya ikintu uvuze icyo ari cyose niyo wakivugira mu gikoni kigera hanze, sibyo? Baranga inzu iririrwamo ariko ntivugirwamo. Ikintu cyose uzamenya ko usohoye mu kanwa, umvuga cyangwa se umvugira umuryango cyangwa se famiye cyangwa se inshuti, kizamenyekana. Erega ushaka kubwira abantu 5 kandi abo bantu 5 bose ntabwo umekinze ashobora ko bose ari abanzi banje. Ubu bose urabizi neza ko ari abanzi banje ku buryo atava mu bisubize mu mitima yabo aho bari bisubize. Uzi abantu kuba ari 5 barimo kukuvuga, bamara gusoza umwaka kuvamo agahita nabumbisha voice yabafashe. Kandi waza wahura n'umwe muri babandi agatangira gusuhuza, yo sheri ko wabuze, ariko mbega isi we. Mbagira inama yo guhinduka, ariko nimudahinduka nkongera nkumva akantu gato gusa, muzavuge hirya ntimuzanyinjire ngo muvuge hano. Umva sinzagushyira kuri icano ngo ugire icyo ubwira abakunzi banjye, kuko nta kindi wabuje kubaroga mu mutwe, wabuje kubaroga. Niyo wabwiye ibintu bizima ntabwo byaba bikuvuye kukundi bayumutima, humura ntuzaza hano. Urumva izo views zawe ushaka kuduhesha uzazireke, uzazireke, kuko noneho uje hano igahita bamonetize wenda bitewe n'ukuntu wavuze neza, ntabwo twazagukira, ntabwo twaryama. Rero ndagusabye uzabireke, hasigaye duha amahoro. Papa Joshua na Mama Joshua na Joshua bakure mu kanwa, na famiye yacu yikure mu kanwa, hasigaye dutumbire umusaraba umwe. Imana izatugirira neza. Urakoze cyane, ubagiye inama nziza cyane. Reka dusoze mbasomera ibyanditswe 2. Icyanditswe cya mbere ndagisomera abangaba bari mu bibazo, bihebye, bafite ubwoba. Hari abo tuzi. Iki cyanditswe kirakureba mu Befeso ibice 6 umurongo wa 10 gusa. Haravuga ngo ibisigaye mukobere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwose. Bwinshi. Icyo bwinshi. 11 basi, reka naho mbahe bonus iki cyanditswe ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uriganya bwa Satani. Urumva aho tugomba kuneshereza ni ugukomera muri Kristo. Uyu mwami dukomereramo ni Yesu. Yesu nidufasha kugira ute kunesha. Ceceka, tuza, iyambaza Imana. Iyo Mana wizeye yohereje Yesu ku isi akadupfira, akamena amaraso ye ku giti cy'umusaraba, uwo Yesu ararere kumwe nawe. Nawe rero udashaka kuba umukristo wa nyawe, iki cyanditswe kirakureba. Mu Barumi ibice 12 ku murongo wa kangahe wa 2 haravuga ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwumvise icyo Imana ishaka? Mwumvise icyo Imana ishaka?
mugire imitima mishya muhinduke. Ntago babiyobewe, ahubwo imitima yabo mugire imitima mishya muhinduke. Nimo ndabagira inama, madamu yabagira inama nziza, naye nimo ndabagira inama yanjye. Ntago babiyoberega, benshi baranabizi kuko mugire imitima mishya. ahubwo barimo araceza n'ikimana ishaka guceza abami babiri, cyangwa se mumere nk'abandi Yesu yavuze ngavuga ngo mwami mwami, siko bose bazinja mu bwo mu ijuru. Kandi abo ngabo benshi, abo ngabo bavuga ngo mwami mwami, ni abakristo nakora pagani mu byibuke. none nitwe tuvuga mwami Yesu waranesheje, waratsinze, uragahora ku ngoma. Aba bivuga siko bose bazinjira mu ijuru. My dear, my friend, reka tubareke, my friend, mu izina rya Kristo musome mu Baroma, mwere ku murongo wa mbere ko mugomba kwitambo bizima, mwibi bitambo byapfuye, bitambo bipfuye, mufite amashyari n'ibiki, ahubwo muhinduke, mugire imitima mishya. Nibyo Imana ishaka. Kristo nicyo dukeneyeho, kwererana imbuto. Musome imbuto zo mu mwuka, apaniza imbuto za kamere zica. Nyagasani tugire neza. hani nkubaze n'abakunzi bacu bazabyandike muri komenti, bavuga ikintu bakora. Nk'ubu ukamenya umuntu wakuvuze kandi ari inshuti yawe magara, mugendana munasengana, ukabimenya wenda nk'urugero ubizi neza ko waguze Bibiliya muri kumwe, nta wundi muntu wabibonye, ukajya kumva umuntu uri turi muri Kigali, ari mu Bugesera cyangwa se ari Nyagatare, reka da umuntu uri wenda Kimironko hano hafi muri Kigali, oya uri Rubavu cyangwa se Nyagatare, ukumva arakubwiye ngo shango waguze Bibiliya. Ya nshuti yawe, nicyo kibazo nenda kukubaza, ya nshuti yawe wayibaza bya bindi cyangwa wayihorera? Iki kibazo tugiye abafana bazatubwira muri comment. Twe twavuze ibyacu, twavuze intwaro zo kunesha, sibyo? Umenye inshuti yawe ko yakuvuze, icyo wakora ni iki? Wakora iki? Bakunzi, tubagira inama nziza. Niba ibyo tuvuze bigukoza ahantu, upfukame mu nzu yawe, aho rose upfukame ugete Imana mbabarira, Satani yari yamboshye, yarantwaye ibitekerezo, ndakugarukiye. Ongera ungire igitambo kizima gishimwa nawe. Nawe rero ufite kwiheba, ugire kwizera, witinya umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana muri Matayo, Yesu yavuze ngo nimugatinya bica umubiri, ahubwo mutinya uwica ubugingo n'uwo mubiri, karimbuka kajya muri umuriro wa Gehinomu. Witinya umwana w'umuntu wakwica umubiri, yakwica umwe kuri yakwica ubugingo. Ndega n'umwana w'umuntu uvuga narekera. Reka dusenge. Rekeraho pe, please. Reka dusenge. Reka dusengere abababaye. Barahari bababaye. Reka tubasengere kandi gira kwizera. Fata ikiyenza cyawe, shire ku mutima wawe, cyase mu gatuza gutya. Hanyuma dufite nyirisengesho. Ese ko wababaza mugenzi we koko bikumariye iki? Reka dusenge. Mana nziza, Mana y'ukuri, Mana ishobora byose, Yesu nzira y'ukuri n'ubugingo, handi ntabwo twajya kwa data tutujyanyeyo tutaguciyeho. Ndasenze mu izina rya Yesu. Mwami Imana, nkweretse ab'imitima bibabaye, ab'imitima akomeretse, reka uyomore. Niwe mukiza, uri Yesu ukiza, uri Yesu utabara, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, mpamagaye imbaraga zawe, ohereza ingabo zawe ziturutse mu ijuru, zirwanirire abakwizeye, zirwanirire abakwiringiye, mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga za sekibi, nirukanye ibitero by'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagotesha ubuzima bwawe imbaraga z'abamarayika, indwanyi Mikayeli, reka zikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso ya Yesu akugote, akubere uburinzi bukomeye cyane,
kandi mwami Yesu ndasengera mwami Imana abemeye guhinduka, abemeye kugira imitima mishya, reka ubahindure mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana. Uwiteka amashobora byose, ndasaba mwami Imana twese utubabare mwami Imana, utobere ibicumuro byacu mwami Imana, utugire neza mwami Imana, utugirire imbabazi mwami Imana. Twe kurimbuka mwami Imana, nitwe kurimbuka kubera amagambo, twe kurimbuka kubera ubugambanyi, twe kurimbuka kwa kwishira hejuru, twe kurimbuka kubera urwangano, twe kurimbuka kubera ibidafite umumaro, twe kurimbuka kubera ubusinzi, twe kurimbuka kubera ubusambanyi, twe kurimbuka kubera ibyaha mwami Imana. Ahubwo data, reka wongere utubere Imana ikomeye, reka ukore ku mitima yacu, twibuke ko twagukurikiye, twibuke ko waduhaye agakiza, reka agakiza kacu mwami nikasaba impfabusa mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo ngusabye mwami Imana, nibyo nsabye mwami Imana, in the name of Jesus. Byose turabisabye kuko twiringiye kuri Yesu kiza, Yesu utabara. Urakoze Yesu, mucunguzi mwiza, watubambiwe, wadupfiriye. Kandi mwami Imana, abo dusenge nibahinduka, turashima izina ryawe. Abo dusenge, abo tubwiye mwami, nukuri data nibagaruka mu mucyo, turashima izina ryawe. Icyo mbasabira mwami ni urukundo mwami Imana, ni ugushyira hamwe, ni ugukundana mwami, kuko ibyo twakora byose nta rukundo byaba ari impfabusa. Urakoze gitare gikomeye. Kandi mwami Imana, umuntu wese udukurikiye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri East Africa, yaba ari muri Afrika muri rusange, yaba ari i Burayi, yaba ari muri Aziya, ku migabane yose mwami Imana, nukuri hari umurinde abarwaye mwami, abafite uburwayi bose ubakize mu izina rya Yesu, ubabere Imana ikomeye, ubiyereke. Urakoze data, urakoze igitare cyacu. Amen, amen, amen.